mu majyepfo y'umugabane wa Aziya, hagati y'imisozi itoshye n'amashyamba y'inzitane yo muri Myanmar no mu majyaruguru ya Thailand, niho dusanga umwe mu miryango yihariye ku isi witwa Abakayani. Ubu bwoko buzwi cyane kubera abagore babo bambara impeta z'umuringa ndende mu ijosi, bigatuma bamenyekana ku izina ry'abagore bafite amajosi maremare. Ariko ese koko ni impeta zituma ijosi rireruka? Ese uwo muco watangiriye he? Ni iki kibitera? Ni bande Bakayani nyakuri kandi babayeho bate mu mateka yabo? Iki cyegeranyo kirambuye kiragutwara mu rugendo rw'amateka, umuco, imyemerere, urukundo n'imibereho by'Abakayani mu buryo bw'inkuru itanga ishusho y'ubuzima bwabo. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Imena Tour and Travel Agency ni kampani ikuzaniye serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 078 05 86 106 cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo imenatourandtravels@gmail.com. Abakayani ni igice cy'ubwoko bunini bwitwa Karen cyangwa Kaya. Batuye cyane mu ntara ya Kaya State muri Myanmar. Amateka agaragaza ko bakomoka mu moko ya kera yo mu misozi yo mu majyepfo ya Aziya, aho babayeho mu bwigunge igihe kinini. Mu mateka ya kera babayeho nk'abahinzi n'abashumba, bakabana mu miryango mito mito. Ntibari bafite ubwami bunini, ahubwo buri muryango wageraga abakuru bawuyobora. Mu kinyejana cya 19, igihe cy'abakoloni b'Abongereza bageraga muri Baro cyangwa se Myanmar ya kera, basanze Abakayani batuye mu misozi kandi bafite umuco wihariye. Nubwo bakolonijwe, bakomeje kubaho mu buryo bwabo bwite, bakarinda umuco wabo. Mu kinyejana cya 20, Myanmar yahuye n'intambara n'imvururu za politiki, cyane cyane hagati ya leta n'amoko atandukanye arimo na Karen. Ibyo byatumye Abakayani benshi bahungira muri Thailand, aho bamwe batuye mu nkambi z'impunzi kugeza n'ubu. Mu kinyejana cya 20, Myanmar yahuye n'intambara z'imbere mu gihugu hagati ya leta ndetse n'amoko atandukanye harimo n'Abakaren. Izo mvururu zatumye abaturage benshi bahunga. Abakayani benshi bahungiye muri Thailand, aho bamwe bashyizwe mu nkambi z'impunzi. Ubuzima bwabo bwahise buhinduka, bava mu misozi yabo bajya mu buzima bugenzurwa n'amategeko y'ibihugu byabahaye ubuhungiro. Ubukerarugendo bwaje kuba isoko y'amafaranga kuko abantu benshi ku isi bashakaga kubona abagore bafite amajosi maremare. Ibi byagize ingaruka ebyiri: bamwe babonye ubukungu, ariko abandi bavuga ko byagize uruhare mu guhindura umuco wabo. Reka turebere hamwe impeta z'umuringa ndetse n'igisobanuro cyazo. Abakobwa batangira kwambara impeta bakiri bato, akenshi hagati y'imyaka 5 ndetse n'9. Impeta zongerwaho uko imyaka igenda ishira, zigapima ibiro byinshi. Impamvu zitangwa zirimo nk'ikimenyetso cy'ubwiza n'icyubahiro, indangamuntu y'ubwoko, umugani uvuga inkomoko yabo ku nyamaswa y'ikirangirire ariyo dragon, ndetse n'uburyo bwo kurinda abakobwa mu bihe bya kera. Mu by'ukuri impeta zisunika ibitugu bikamanuka, ntizirerura ijosi nyirizina. Iyo umukobwa amaze igihe kinini azambaye, kuzivanaho bisaba ubwitonzi kuko umubiri we waramenyereye. Mu muco w'Abakayani, ubuzima bw'umuntu bugabanyishamo ibice bine by'ingenzi, aribwo kuvuka, gukura, gushyingirwa ndetse no gupfa. Buri cyiciro kigira imihango yihariye igamije kurinda, kwigisha no guha agaciro ubuzima. Iyi mihango ishingiye ku myemerere y'abo gakondo ariyo animism no ku ndangagaciro z'umuryango. Reka turebere hamwe icyiciro cya mbere, ari cyo kuvuka cyangwa se kwakira ubuzima bushya. Iyo umwana avutse ntibifatwa nk'ibintu bisanzwe gusa,
ahubwo bifatwa nk'impano iva ku Mana ndetse no ku myuka y'abakurambere. Muri iki cyiciro habamo kwakira umwana mu muryango. Umuryango uraterana, cyane cyane abakuru ndetse n'ababyeyi, bashimira Imana cyangwa imyuka ko umubyeyi yibarutse amahoro. Hari aho bakora isengesho cyangwa umuhango muto wo gusabira umwana ubuzima bwiza. Muri iki cyiciro kandi harimo kurinda umwana imyuka mibi, kubera ko bemera ko isi igaragaramo imyuka itaboneka. Bakora imihango yo kurinda umwana. Bashobora gushyira ibimenyetso mu nzu, cyangwa umubyeyi akagirirwa inama yo kuguma mu rugo iminsi mike kugira ngo umwana atabangamirwa. Habamo kandi no kwita izina. Izina rifite agaciro gakomeye, rishobora gushingira ku muryango, ku byabaye igihe umwana yavukaga cyangwa ku cyifuzo cy'ababyeyi. Izina ni igice cy'indangamuntu. Icyo bivuze ni uko kuvuka ku isi atari ugutangira kubaho gusa, ni ukwemerwa no kwakirwa nk'igice cy'umuryango ndetse n'umuco. Icyiciro cya kabiri ni ugukura cyangwa se kwinjira mu buzima bw'ubukure. Icyiciro cyo gukura ni ingenzi cyane kuko ariho umwana atangira kwigishwa inshingano ndetse n'indangagaciro. Dusangamo uburere ndetse n'inyigisho. Abahungu bigishwa ubuhinzi, kurinda umuryango no kubaha abakuru. Abakobwa bigishwa kuboha, gutegura amafunguro no kwita ku rugo. Ibyo byose bikorwa buhoro buhoro binyuze mu kubigisha ndetse no kuberekera. Dusangamo kandi kwambara impeta ku bakobwa. Ku bakobwa kwambara impeta bwa mbere ni ikimenyetso cy'uko atangiye kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubuzima. Umuryango uraterana bakamwifuriza gukura neza. Ni umunsi w'icyubahiro kandi umukobwa atangira gufatwa nk'umuntu ufite agaciro gakomeye mu muryango. Cyiciro dusangamo kandi inshingano nshya. Iyo umwana amaze gukura atangira gufata inshingano zo gufasha ababyeyi, kwitabira imihango no kwiga kubana n'abandi neza. Icyo bivuze ni uko gukura si imyaka gusa, ni ukwinjira mu nshingano no kuba umunyamuryango wuzuye. Icyiciro cya gatatu ni ubukwe cyangwa se gushinga umuryango. Ubukwe ni umuhango ukomeye cyane mu buzima bw'abakayani. Mbere na mbere habanza kubaho guhitamo mwashyingirana. Nubwo urukundo rufite agaciro, imiryango igira uruhare rukomeye mu kwemeza ubukwe. Bashaka kumenya niba umusore ashoboye kurera ndetse no gutunga umuryango. Dusangamo kandi impano ndetse n'amasezerano. Hari aho abasore batanga impano cyangwa amatungo nk'ikimenyetso cyo kwiyemeza no kubaha umuryango w'umukobwa. Dusangamo kandi ibirori by'ubukwe. Ubukwe burangwa n'imbyino, indirimbo za gakondo. Abantu benshi baratumirwa. Ni igihe cyo kwishimira no guhuza imiryango ibiri. Dusangamo kandi inshingano z'abashakanye. Nyuma y'ubukwe umugabo n'umugore bafatanya kubaka urugo, kubahana no gufashanya. Niryo shingiro ry'umuryango mwiza. Icyo bivuze ni uko ubukwe si ihuriro ry'abantu babiri gusa, ni ubumwe bw'imiryango ndetse n'umuco. Icyiciro cya kane ari nacyo cya nyuma, dusangamo urupfu cyangwa se gusezera no gukomeza kubaho k'umwuka. Urupfu mu muco w'abakayani ntirufatwa nk'iherezo ryose, ahubwo ni ihinduka ry'ubuzima. Imihango yo gusezera. Iyo umuntu apfuye, umuryango uraterana. Bakora imihango yo kumusezeraho no gusabira umwuka we amahoro. Dusangamo kandi kwizera ubuzima bw'umwuka. Bemera ko umubiri usubira mu gitaka, ariko umwuka ugakomeza kubaho. Niyo mpamvu bubaha cyane abakurambere babo. Tunasangamo kandi gukomeza kubaha uwitabye Imana. Abapfuye ntibibagirana. Bashobora kuzirikana mu mihango runaka cyangwa no mu masengesho. Icyo bivuze ni uko urupfu si iherezo, ni igice cy'urugendo rw'umuntu. Abakayani ba kera bemeraga imyuka ya kamere, ariyo animism. Bemera ko imisozi, ibiti n'inzuzi bifite imbaraga zidasanzwe. Abapfumu n'abakuru b'imiryango bagiraga uruhare rukomeye mu gusobanura iby'imyuka. Nyuma kubera ivugabutumwa, benshi bahindutse abakristo, ariko n'ubu hari abavanga imyemerere ya gakondo ndetse n'idini rya gikristo. Urukundo rwabo rugaragarira mu mbyino ndetse n'iminsi mikuru. Nubwo imiryango igira uruhare
mu guhitamo uwo bashyingiranwa. Ubwumvikane ni ingenzi cyane. Umuryango ni inkingi y'ubuzima. Abana bigishwa kubaha abakuru, gukorana umurava no kurinda umuco wabo. Abagore bafite uruhare rukomeye mu muryango, haba mu kurera ndetse no mu bukorikori. Ubukungu bwabo bushingiye ku buhinzi. Umuceri ni igihingwa cy'ingenzi. Borora amatungo mato. Abagore bazwi mu kuboha imyenda no gukora imitako. Ibikorwa by'ubukorikori byabafashije kubona amafaranga mu bukerarugendo. Ariko ubuzima bwo mu nkambi z'impunzi bufite imbogamizi, harimo nk'uburezi buke, ubuvuzi buke n'amahirwe make y'akazi. Reka turebere hamwe noneho indangagaciro, imiziro n'uruhare rwabo mu isi ya none. Abakayani baha agaciro ishema, kubahana no gukorera hamwe. Hari imiziro irimo kutubaha, impeta no kwica imigenzo gakondo. Muri iki gihe urubyiruko rwabo ruri hagati yo gukomeza umuco wo kwinjira mu buzima bwa kijyambere. Bamwe bahisemo kwiga no gushaka akazi mu mijyi, abandi bakomeza kubungabunga umuco wabo. Ku isi ya none abakayani babaye ikimenyetso cy'uburyo umuco ushobora kubaho nubwo uhura n'ibibazo. Baharanira ko umuco wabo utaba igikoresho cy'ubucuruzi gusa, ahubwo ukomeza kuba ishema ndetse n'inkomoko yabo. Abakayani ni abantu bafite amateka arimo ubwigunge, ubuhunzi, urugamba n'icyizere. Impeta zabo si umutako gusa, ahubwo ni igitambo cyanditse amateka yabo ku mubiri. Iyo turebye abakayani tubona isomo rikomeye ritubwira ngo umuco ni ishingiro ry'ubuzima. Nubwo isi ihinduka, umuntu utazakomoka aba ameze nk'igiti kidafite imizi. Abakayani bakomeje kwigisha isi ko kurinda umuco atari ugusubira inyuma, ahubwo ari ukwimakaza indangagaciro z'umuryango ndetse n'amateka. Ni n'aha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.